umuntu mwegeranye mubwire ngo nubona byagucanze jya ushaka umuntu w'Imana. Tell your neighbor that if it confuses you, seek for the servant of God. Hallelujah. Jya ushaka umuntu w'Imana. Seek for the servant of God. Na kera kose barabashaka. Even in the ancient time, they used to seek for them. Umva gatatu amavuta akora. The third that anointing does. Amavuta tubohora ku ndwara zose. Anointing sets us free about any illness. Amavuta duhuza n'abakomeye. Anointing connects us with great people. Dawidi amaze gusigwa. After David was anointed, nibwo yahuye na Sawuli. this is when he met Saul. Igitabo cya mbere cya Samuel. First book of Samuel, igice cya 16 tuze gusoma. chapter 16, read. Amaze gusigwa. After he was anointed, nibwo Sawuli yashatse umucuranzi atarasigwa nigeze agera ibwami. this is when Saul was looking. Amavuta y'iki gihanda cyananiranye muri famiye. Y'iki gihanda cyananiranye mu muryango. Anointing kills a giant that she wasn't capable to kill in your family.